yazanywe na Julien Mete aza afite imyaka 18 yageze mu kwa gatanu aravuga ati uyu mwana mumufashe mumushyire mu batoya uko azagenda azamuka muzamugende uko azagenda akora muzagende namwe mureba niba mwamuzamura ikintu gihari witwa Keve Runi Keve kapiteni Keve ngo agomba gushakisha uburyo ahindura umwanya agashakishirizwa ku 8 cyangwa akajya ku ruhande ibyerekeranye n'10 uyu mwana ariko Keve nawe buri yaryoherwa n'umunani bintu bitanu ubwo uriya mwana ari kuvuga ko ari umusimbura wa Ruvumbu ye mumenya ko yiriho duhere kuri Rugangura kuri Rayon Week nuko dufite iminota 9 no kutubwira match y'Musanze uyu musore witwa Bagayo gukomeje kugenda atsinda ibitego match 3 zikurikiranye itsinda hanyuma tubikomozeho ubundi isaha ya kabiri tuze twinjira muri Rugangura wamaze gushyuha tugumanye gutereke nshyushye ncapurishe ngira ngo rero wari umukino mwiza ari umukino wari wateguwe cyane ko ndabyibuka ngewe ku munsi wo kwa gatanu ndi mu myitozo ya Musanze abonaga ko bari baje gutegura match yo kwa gatandatu bari bamaze kuhageza ibikoresho batangiye gukora stage kuko habaye na performance z'abahanzi bushari yari ariyo wabonaga rero ko ari ibintu byatangiye gushyuha bamwe mu barebewe bari baje no kureba uburyo ba profit bakanasura na Musanze bakanaharara kuko n'umugina wo bushyushye ufite vibe cyane cyane muri weekend nyirango rero ni match miryango bayifunguye ku isaha rwose y'isa sita abantu bari batangiye kwinjira ndibuka ko hari abana twahuye bariho bava za Busogo abana bari bava za Byangabo bazindutse cyane bavuga bati turashaka ko byibuze saa 7 tuza kwa twageze kuri stade rero yari yakubise yashwanyaguritse no hejuru stade ubwororerane y'akarere ka Musanze bwo mbere gato cyane ku mukino utangira witwa Matici witwa Claude Mawe n'Imana ba Murego n'abandi bareyo babanje kuza bagaragiye Robertinho ndetse n'umwungiriza we ubundi harashya koko abareyo baririmba Robertinho baramuririmba arazenguruka stade arazenguruka bareyo bari bagiye bafite utudarapo twa score ari abahaye bagenda bakubita utudarapo kabisa ubona ko ari show yo mu rwego rwo hejuru cyo kivaho match rero iratangira mu by'ukuri Rayon Sport iseruka mu myambaro yayo mishya nyine nabonye rwose ni jezi zijya kumera nk'izihe sigiye n'ubwo bwa mbere nari nzibonye ya myambaro ya Sport bwa bleu burundu ikirere rwose zijya kumera nk'izamani sita ariko zijya kumera nk'izamani sita ariko zererutse mu kuntu twari bambaye Musanze yari yambaye imyenda yayo rero isanzwe y'imituku bya ibitego bitatu rero igitego cya Bugingo Hakimu igitego cya Fiston kuri penalty igitego cyero ya mwana Bagayoko umuntu kuvugaho Bugingo Hakimu Fiston Bagayoko kuri score sheet baburaho cyane bose batatu bameze neza uyu mwana Bagayoko ngewe niwe navuga mbere uko atsinda kira gitego habanje kuboneka ko Frari iri ahantu heza cyane barayimuha aravuga ati nimuyime arayitera hejuru y'izamu rya Musanze yarinzwe na Jobe wa munyagambia mu by'ukuri nagira inama Musanze yo kutazongera kumukinisha kuko naramubonye twamwibeshyeho ubwo tuzagira umwanya wo kubivuga yatsindishe muhanda ari hasi cyane akase umuntu wicazwa n'umuhawe Imana ngo gada hagendeye izamu rya Musanze abanyamusanze nabagira inama ku rwose ko caba Imana Sostene Rumumba bashyiremo ntaribi uko bimeze bashyiramo Steven cyangwa bagura undi muzamu wenda bashyiremo ntaribi pe ari igitego nabonye nanjye yatsinzwe kigayitse n'umuzamu wa mbere ni igitego cyane umupira yinjanye mu izamu atsinde umupira bateye uvuye kuri kuruwari y'iburyo ukaza umuzamu bagira ngo agiye kusohoka mu boxe ukamwidunda imbere ugahita umurenga umukinnyi wa Rayon Sport akawinjirana mu izamu igitego cya Bugingo Fiston penalty bari bakoreye Bagayoko bakoreho penalty ako kiragipfa giteye ubwo hakirebye oya Musanze icyerekeranye n'umuzamu ahandi hose ari yubatse Musanze ifite inkuba urumva no Musanze yo utari urimo ni Gasongo Shafik Bakaki mu Muraxe yakinanye n'undi mwana mushya Musanze tutabakinyi benshi bari muri test ariko abahanga b'inkuba ariko abantu bazabumva baramuka babahisemo bakabafata bafite umunyagambia muri watsinze igitego n'umunyagambia urampeta atsinze igitego n'umwataka w'umuhanga bafite umugande bafite umunyazambia bafite abanyanigeria Solomon Adenka yagizemo uruhare mu kuzana muri ekipa Musanze ariko abantu bagurira Musanze n'abantu bazi by'umupira ubona ko bazi kureba abakinyi b'abahanga b'abanyarwanda se beza baracyarimo ba Valeri na Valera arimo ariko kuri la match yari banje hanze
ubuza abapeti bakina hagati ya Musanze. Mbogamizi Patrick arahari. Mbogamizi aracyari na Burasari yarayifite. Abanzamo. ndabona cyane Mbogamizi Patrick maestro. Urumva na ba Masaba bose baracyahari. Ngo yagize ikintu. Utaraza ni Mohamed Sure wa mwataka wabo na Inemesi Sande wa Etoile baramuguze. Bamwe ukamu Nigeria wa wundi muri babakinnyi batatu twabaze ibintu bibi cyane. Zari muri Musanze bamaze kumugura. Musanze zatanga akazi. Zatanga akazi cyane kabisa. Ikibazo wabonye ni izamu. Ubwo Trump yabyumvise cyane kabisa. Hanyuma uriya mwana atazatuma rero ibintu nk'ibya Kazungu Clever ariko Kazungu navuga ati ko twapanze hano tukugira inama nk'urugarukira nutsindwa twakubwiye ko ufite ikibazo cy'umuzamu. Navugaga kuri uriya mwana Bakayoko abandi ni abasanzwe. Bakayoko Kofra arayirase ariko akubita agatoki ku kandi ako kanyera imena abantu bahita bamugarika muri penalty aravuga ati ntago nayitera ayiha Fisto kuri miriro sanse ni ku muzamu ajya ahantu tutazi ndani. Uriya mupete ngo yataratsinda igitego rero abagira gutya ibyo kuvuga ngo ikipe yatsinze ntabwo we taratsinda abizi uriya mwana afatira umupira hirya gato cyane mu izamu riganisha kuri polisi ariya mu ruhande rw'ibumoso ahagarika abantu yatsenze abantu igihumeka cyose aratsenga anagafire induru induru ziravuga ati rakame igitego cya gatatu. Uriya mwana ikindi kintu naje kumenya kuri Bakayoko uriya mwana ngo ahembwa inoti ya gutya ya 300. Uriya mwana yazanywe na Julien Mete aza afite imyaka 18 yahageze mu kwa gatanu aravuga ati uyu mwana mumufashe mumushyire mu batoya uko azagenda azamuka muzamugende uko azagenda akora muzagende namwe mureba niba mwamuzamura. Ubu agiye kuva ku noti ya 300 bamushyire ku 500. Uriya mwana yaje aba mu Nzove n'abandi bapete muri continent. Ubu bamushakiye apartment abana na Omar Nyenge abana na Elanga urumva ndetse na Kadim bahise bamushakira apartment hariya Igikondo niho bibera. Nawe Mpeta aratuje aho ngaho ni umunyamari nariturije muri Rayon Sport ariko ikintu gihari witwa Keve Rogo Runi Keve kapiteni Keve ngo agomba gushakisha uburyo ahindura umwanya agashakishirizwa ku 8 cyangwa akajya ku ruhande ibyerekeranye n'10 uyu mwana ariko Keve nawe buri yaryoherwa n'umunani bintu bicana. Ubwo uriya mwana ari kuvuga ko ari umusimbura wa Luvungu match 3 zikurikiranya atsinda. Amakuru namenye rero yanashimishije cyane bakuri kumushyikira amasezerano y'imyaka 8 niko bimeze none se ni imari uriya mwana ari mu bantu bagiye kuzahara Rayon Sport amafaranga menshi bamusinyishe imyaka ifatika ntazagenda urwego. Ikintu gihari uriya mupite nk'umuntu wamubonye mu myitozo nibyo nyambabwira yuko kugira abakinnyi bakuru bafite ijambo bigira umumaro. Haro naje muri tize za Rayon bakorana rimwe bakorana bwa kabiri bagiye muri match ya mbere yatsinzemo igitego hano regional yayindi Haruna atanakinyemo ya match ya mbere bakinnye regional ya kimwe na Gorilla ya Gorilla Fisto ni watsinze Fisto yatsinze kuri Gorilla match oya nibyo umva ko bimeze oya ni match yaje magatsinda match ya Gorilla amafaranga ni match ya Gorilla ukuntu byagenze match ya Gorilla ni Fisto watsinze igitego bameje kimwe kuri kimwe ariko mwana abacenze aba mu minota 30 ya nyuma araza aracenga nibyo igice cya kabiri rero ngo barangije igice cya mbere bagiye muri vestiaire Niyonzima Haruna ubwe yafashe ijambo. Haruna nta hantu ajya no muri za Simba no muri za Yanga birazwe. Team talk iyo coach amaze kuvuga Haruna agomba kuvuga niko bimeze ni hame Haruna ni umugabo no muri za Tanzania baramuzi nta ntibibaho ko wayobora dressing room Haruna adafite ijambo n'abakasa bari bariyakiriye uvuga 7 agasigara ni 5 akabwira abakinnyi yabwiye coach urabona ni barwaka bari bayifite arabwe ati mushyiremo uyu mupeti mu gice cya kabiri mu musimbuze mu muhima inota nge mwana ibintu nabonye akora mu myitozo uyu mwana azi umupira ngo urabona ngo aracyari muto yarabwe ati umva umukinyamenye undi nge uyu naramurebe iyi ni imari shyira mu kibuga kuri Gorilla yaryamishaga araryamisha baravuga bati Ruvubu waragiye ariko se n'ubu imusanze nicyo nagiye kubaza imusanze yavuye gutyo gusa Musanze bamuhaye ibifaranga byinshi cyane n'abanyamusanze baramuhaye kandi abatsinze none ikibazo mbaza niba bo bahari turagarutse intware 3 tugiye kubabwira zigiye kuza